Guys nongeye kubasuhuza ndetse nanabashimira, nshimira cyane cyane wowe wahisemo kudukurikira kuri iyi channel ya Reba Uko Bikorwa. Aha niho tubigisha uko ibintu bikorwa intambwe ku yindi. Ndagushimiye rero wowe udasiba kutwereka ko udukurikirana umunsi ku munsi, nta n'ikaze we mushya ugeze kuri iyi channel bwa mbere, kuko uruha agaciro. Niba utarakanda subscribe, kanda aho handitse subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi uzajye uhita ubibona mu ba mbere. Twari tumaze igihe tudakora bitewe n'impamvu runaka, ariko turagarutse. Ndagarutse ahangaha kugira ngo twigire hamwe amasomo agiye atandukanye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe content ushoboye gukora kuri TikTok ikakuzanira aba followers ndetse ikaba ishobora kukwinjiriza amafaranga atari make. Benshi baba bazi ko TikTok idahemba, ariko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ishobora kuguhemba bitewe n'ibikorwa ikorerwa cyangwa se n'uburyo umuntu yabonye content zawe akazishima, akaba ashobora kuguhereza amagift. Ngira ngo murabizi, ibyo ni ibintu bizwi cyane, dore ko wenda hari ahangaha mu gihugu nyine cy'u Rwanda monetization ya TikTok idakunda, kereka wenda ku bantu bafunguye izi za international account, kandi nabyo murabizi ko bisaba, ni process ndende nyine, ariko hari uburyo benshi bakorera amafaranga, kuko ntukabona abantu bose bafite aba follower ibihumbi 100, ibihumbi 100, ibihumbi 90, wumve ko baba bakorera ubusa. Oya, baba bakorera amafaranga kuko bakora marketing. Ariko ibyo ngibyo si byo tugiye kureba, ahubwo tugiye kureba wowe wabuze content wakora. Ngiye kukubwira content ushoboye gukora kuri TikTok maze ugakora amafaranga menshi cyane ashoboka. Wowe witegereze iyi video kuva itangiye kugera irangiye kugira ngo uze kuza gusobanukirwa neza akantu ku kandi, tugendane akantu ku kandi. Ushobora kuba uri kwibaza impamvu uri kubonamo screen ya dashboard yanjye. Ni uko natangiye nshimira abantu bamaze gukanda subscribe, kuko ni nyuma yo kubansibye amacano menshi nkongera gutangira azero. Namwe murabizi gutangira azero ni ibintu bitaba byoroshye. Rero tugendane akantu ku kandi, turaza dutangire turebe ibisabwa kugira ngo ukore iyo content kuri TikTok, ubona aba follower ndetse kandi ibe yanakwinjiriza n'amafaranga. Uraza muri Play Store yawe, numara kuza muri Play Store urayifungura nyine nk'ibisanzwe, ujye mu ishakiro rya Play Store. Numara kujya muri Play Store uraza nyine hano uraza hano hejuru wandikemo, uraza ujye gusacinga hano hejuru. Uraza ujye gusacinga application yitwa Pixel Lab. Pixel Lab ni application nziza, twayikozeho ikiganiro kiyisobanura. Pixel Lab ikora ama thumbnail, igakora amaposta, igakora amaflyer, igakora presentation, igakora ibintu byinshi cyane. Ndetse n'aka kantu ngiye kukwerekamo ahangaha ntago wari uzi ko igakora, cyangwa se ntago wari uzi ko bibamo. We tugendana akantu ku kandi. Murabona ko njyewe I have already nyine installed, nsanzwe n'ubundi narainstalle, birumvikana biragaragara ahangaha. Numara kuinstalla nawe ikaba installed, urabona open, uze ukande open. Murabizi ko iyi application twayitinzeho cyane, tubereka uburyo ushobora gukoramo thumbnail, tubereka uburyo ushobora kuza ugakoreramo n'izindi design zigiye zitandukanye kuba artist. Aha noneho tugiye kubereka uburyo ushobora gukuramo content ya TikTok maze ukabasha gukoreramo amafaranga. Iyi video turayigira igice cya mbere, igice cya kabiri tuzabereka uburyo iyi content ushoboye kuyiha amajwi ukayihereza video. Tudatinze urahita uza ahangaha, reka dukore tubanguka. Niba mwifuza igice cya kabiri nzabereka uburyo ushobora gushyiraho amajwi, ushoboye gushyiraho video, ugashyiraho mbese ukayi-uploadinga kuri TikTok nta copyright, ahubwo noneho igakurura aba followers. Uraza ukimara kugera ahangaha ukande kuri iyi nyuguti ya A cyangwa se ya A.
ahangaha nsize akaziga ahangaha, so ndatekereza mwese muri kuhabona, ni ku muntu hano ukoresha telefone. Numara kugera ahangaha urahita ubona ahantu handitse text and code. Turibanda noneho twebwe kuri codes. Aya ni amagambo aba agiye atandukanye, ama motivation, ama love codes n'ibindi bigiye bitandukanye. Numara kuhemeza uraza hano hejuru mu nguni, uraza ahangaha hejuru ahagana mu nguni, handitse urasangamo English, usangemo na motivation. Nukanda hano kuri motivation barakwereka ubwoko bw'ama codes arimo. Harimo icyo bita success, harimo friendship, harimo happiness, inspiration, positivity, absurd, ni ibingibi birimo. Ariko murabizi content ikunzwe cyane kuri TikTok ishoboye kugufasha cyane, igakurura aba followers, igakongerera igakuza platform yawe ya TikTok cyangwa se Instagram, naho ushoboye gukoresha iyi content ni ama motivation, kuko abantu bakeneye amagambo abamotiva, bakeneye motivation, bakeneye amagambo ashobora kubahumuriza, bakeneye amagambo abubaka. Rero iyo umuntu abonye washyizeho amagambo akaba yamufashije, akaba wenda hari icyizere amuremyemo, ahangaha ni handi ushobora kubona ukabona umuntu agukubise gift runaka kuri TikTok, ngira ngo murabizi. Rero ahangaha niba uziranye n'umuntu ukora content zo kuri TikTok, arashobora kuza akadownloading application tumweretse. Uraza iyi application ushobora gukoresha amafoto, ushobora kuyikoresha muri video, ugashobora kuyikoresha nk'amajwi. Ibi tuzagenda tubibereka. Nkaho muri motivation murabona haranditse I'm not afraid, I was born to do this. What you do today can improve all your tomorrow. Murumva ko ayo aba ari ama motivation ashoboye kukumotiva cyangwa se kumotiva undi muntu wese wumvise aya magambo. Hano nta kindi kintu nta kindi kintu ndibuze kurenza, ahubwo andika muri comment umbwira uti uzadukorera igice cya kabiri, twereke uburyo ushobora gushyira ama voice over, ushobora gukora video, ushobora kupostinga nyine iyi motivation ukayeditinga neza, ukayiha amashusho bikwiranye wenda na quotes runaka n'amagambo, hanyuma uzabigukorere muri video y'ubutaha. Rero ndagushimiye wowe wabanye nanjye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, ngushishikariza kugumana natwe kuri channel ya Reba Uko Bikorwa. Ngiye duhora tubana umunsi ku munsi. Nitwa Nathan, tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Niba iyi video igufashije ibuka kwisangiza bagenzi bawe bamenye ibi byiza tubagezaho umunsi ku munsi. So ciao mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose.